Ni kuri FIRSTBORN TV Show. Uyu munsi dufite umutumirwa ariko ni n'umusangwa kuko arahasanzwe kuri FIRSTBORN TV Show. Tuguha ikaze, watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze. Nitwa Shumbusha Geoffrey, amazina asanzwe, nkaba ndi umuhanzi. Amen. Nkaba ndi umuhanzi. Umuhanzi uririmba mu yihe njyana? Ndirimba trap, R&B, zose ndazikoresha. Zose urisanga, uzibonamo cyane. Ikibazo cya mbere nshaka kukubaza Social Mike. Yego. Ndagira ngo utubwire mu magambo makeya wowe urinde, ubwo iyo tubaje umuntu ngo urinde mashaka kumenya wavukiye hehe, ababyeyi, hanyuma ibindi nkaza kubikubaza nyuma nabanje kumenya ko kantu. Yego, murakoze. Nge navuga ko ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda gusa siho navukiye. Yego. Nge navukiye mu gihugu cyitwa Tanzania. Niho nakuriye. Ndakeka maze nk'imyaka 10 mu Rwanda. Maze nk'imyaka 10 mu Rwanda. Yego. Siho navukiye mu Rwanda. Uyu munsi utuye hehe? Uyu munsi nuye muri Gatsibo, Rwimbogo, ku Munini. Ku Munini. Yego. Ababyeyi? Ababyeyi banjye baracyari aho Tanzania. Baracyari Tanzania. Niho bari. Niho bari. Uba inaha uri umunyeshuri? Ndi umunyeshuri, ndiga. Uri umunyeshuri ukaba n'umuhanzi cyane. Umuziki no kwiga ubifatanya gute? Biba ari ibintu bigoranye. Gusa nibyo ngira ngo nsobanurire. Bari ibintu bigoranye, gusa hari ukuntu ubitegura ukavuga se mu gihe narimo kwiga nuwuhe mushinga nakora wanyinjiriza cyane. Urabona abasanzwe, abahinzi, abaki iyo bageze mu kiruhuko niyo time babonye yo gufunguka bagakora bije zabo. Nanjye nk'umuhanzi rero iyo mfunze ngerageza buryo ki namamaza impano yanjye nkaba nayiteza imbere cyane. Ubona byoroshye se? Biroroshye cyane wabihaye agaciro n'imbaraga nyinshi. Biroroha. Tuvuge urugero rwiza, studio, kujya muri studio of course ni amafaranga. Yego. Bisaba amafaranga. Amafaranga wakoresheje indirimbo ya mbere ujya muri studio wayakuye hehe nk'umuntu w'umunyeshuri? Amafaranga nakoresheje bwa mbere navuga ko ari impano ababyeyi bamaye. Bambwira bati gerageza urebe ko ubushobozi bwawe hari aho bwagera. Naragerageje, ariko ayo nakoresheje bwa kabiri ntago ariyo yaje, ntago nayahawe nanone n'ababyeyi. Nabonye ko ibintu nakoze wenda ashobora kuba ari impano, atari ibintu nirukanyiye bitewe n'imyaka ngezemo. Ndavuga ni reka nshaka andi mafaranga mu kiruhuko ndebe ko nakora indi ndirimbo. Muri make ababyeyi nibo bagufasha gukora umuziki? Nibo bamfashije, nibo baneje imbere kuko baba baramaye icyo meraho cyane. Okay. Reka noneho tujye muri rusange mu muziki. Umuziki wawe of course wagiye mu muziki ufite umuntu wafata nka role model, umuntu witegererezo, umuntu gukurura, umuntu usa naho akuganisha muri urwo rugendo arimo. Ninde ufata nk'ikite? Uraza kumbwira hano mu Rwanda, muri East Africa ndetse no ku isi hose cyane. Ninde ufata nk'ikitegererezo mu Rwanda ku buryo uvuga uti mbaye nka runaka navuga ko ngeze ku ntego zanjye? Biragoranye kuvuga ngo mbaye nka, bisaba gukora cyane, ariko ni ikintu umuntu yifuza kuko umuntu w'imbere yaba yaraguhaye urugero rwiza wanagenderaho. Nge kuko nakuriye Tanzania, sinakihutira uwo mwanya ngo ngere mu Rwanda, ahubwo reka nkubwire umuntu nagendeyeho nyikiri muto mvugana uyu muntu arabasha koko. Umunyarwanda? Oya, no mu Tanzania. Nakundaga umuntu witwa Harmonize.
Harmonize. Niyo nakundaga. Harmonize. Nakundaga indirimbo ze, nakundaga uburyo yandika, n'umurava we narabikundaga cyane. Harmonize afite indirimbo nyinshi ndetse cyane. Uraza ni nk'umuntu ukunda nako se nago wabura indirimbo za Harmonize uzi cyaba ku mazina kuririmba atari ngombwa. Harmonize tubwira indirimbo za Harmonize ebyiri. Okay, hari yitwa Matatizo, hari yitwa Bado. Ndumva ari izo ngizo cyane. Muri zombi hari nimwe uzi kuririmbamo ku buryo wavuga uti nagerageza niba akavasi? Ndazizi pe. Ndazizi. Reka duhere kuri Matatizo. Uzi byakoroha? Ni kamere ku ndirimbo yanyu bakagaya Harmonize kuruta uko naririmba izonze. Okay, aho ngaho biraza guhura neza cyane. Nago nayiririmba nka nyirayo. Gusa nayiririmba nka Social ndayiririmba kumva kari ya Harmonize. Very good. Ari indirimbo yandikanye ubuhanga bwinshi avuga ubuzima bwe. Ndumva ariyo naheraho. Yaravuga ngo ndaheramo hagati. Nago nyibuka neza abashize igihe kinini. Ila wambieni aromanyima mimi kampa ye kupata frendi nasubiri yangu mimi atancherewe. Sina furaha naigiza ini mdade watoto wasingizi vibaya. Ila mdoga nauliza eti dadi mama meihama kaya. Cha kujibu sina nabaki tu kusema atarudi mama, atarudi, anawapenda sana, atarudi, atawaletea zawadi, hey, atarudi mama. Ndumva ari ibyo ngibyo murakoze. It's a very good song from Harmonize. Hanyuma turirimbira Social Mike. Hanyuma Social Mike ubwo ni ku ndirimbo ya Harmonize wakunze ku giti cyawe niyo ndetse kubera ko yavugaga ku buzima bwe wenda wabihuza n'ubuzima muri rusange ukumva ko umuntu ava kure. Cyane. Hanyuma izindi ndirimbo watubwiye Matatizo utubwira Bado. Urumva ko Harmonize koko niwe muhanzi ufata nka hari icyitegererezo kuri wowe cyane. Hanyuma iyo twamutse tukajya ku rwego rw'isi ujya ukurikirana umuziki waho? Ku rwego rw'isi ndarukurikirana. Nkurikirana umuhanzi witwa Derulo. Nkunda performance, nkunda uburyo aririmba, nkunda n'icyizere agira cyane. Kuna zira break ziwe ndazikurikirana cyane. Okay, ni byiza cyane. Hanyuma ndagira ngo ubwire abantu badukurikiye kuri FIRSTBORN TV Show ndetse unagira ikintu basaba nk'umuhanzi ukiri mutoya underground ufite inumbero wifuza kugeraho ujya. Ese umuntu ubwo uratangira ubabwire se umuntu ashaka akeneye Social Mike kuko umuntu akunda undi bitewe n'uko yamumenye bose barakubonye barakumenye. Niki wamusaba mu gihe yabashije kukumenya ndetse yakwishimiye? Ikintu nasaba abantu hari inkunga, ubufasha ndetse no gushyigikira. Muri ibyo bintu byose hagize ukurikirana ibyanjye akabikunda, aramutse atanze ibyo bintu yaba atanze inkunga ikomeye. Ibyo bintu aba ari ibintu bikomeye kumva umuntu ngo yifashe yabonye umwana akunze impano ye aravuze ati rero reka nshaka ukuntu namuzamura nzamura urubyiruko rw'igihugu. Byaba ari ibintu byiza cyane. Tumutera imbere. Ku buryo agukeneye yakubona gute? Njye mfite contact, mfite channel yanjye. Ku
ufite channel yibabwira abantu badukurikiye kugira ngo ugukeneye nonaha cyane abe yavuga ati nubwo yaca muri comment za kuri FIRSTBORN TV Show akanika muri comment turazisoma cyane ariko akaba yagira gute akaba yanaca kuri channel yawe bakayimenya bakaba bagira gute bakaba gushyigikira ndetse akaba yanakubwira ati ndagukeneye mu buryo bw'umwihariko. Channel yanjye nitwa Harmonize official. Harmonize official. Wajya ugakora comment, ugakora subscribe. Bagatanga inkunga ikomeye. Okay. Yeah, amen. Harmonize ngira ngo dukomeje iki kiganiro cyacu cyitwa ya nkuru. Ni ya nkuru kuri FIRSTBORN TV Show tugiramo igice cyitwa station ya igice cya quiz. Yego. Quiz yacu rero ibiteye gutya. Mbere na mbere ndabaza ngakubaza ni mubaze kuki kuri ibi bikurikira. Mfite umuco gakondo, nkagira football ndetse nkagira na politiki. Urahitamo ikintu kimwe cyangwa mbikubazeho byombi? Ibyo biragoranye byose ariko numva wambaza kuri football. Mubaze kuri football. Wenda ndabona apfa kugerageza. Ukunda imikino? Oya ntago nyikunda birenze. Ariko nibura ndayikurikira rimwe na rimwe. Okay. Ndaza kukubaza ikibazo kimwe kuri football ari nacyo kitujyana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nyuma yaho ndaza kuguha umwanya utange ibyifuzo byawe ndetse n'icyo wasaba abadukurikiye kugira ngo dusoze ikiganiro twagiranye. So Harmonize ikibazo kiravuga ngo kuri football ikibazo kiravuga ngo mbwira abakinnyi babiri bakinira ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu ariko njye biragoranye ntago nzi umupira pe. Nakoreshe ntago namenya ba Kiyovu. Uzagaruka warabamenye. Uzagaruka narabamenye. Uzagaruka kuri FIRSTBORN TV Show warabamenye. So Harmonize turagushimiye ngira ngo reka nguha umwanya dusoza usaba abantu bakurikiye FIRSTBORN TV Show. Abantu bakurikiye FIRSTBORN Show kuza n'umuziki n'akazi k'umuziki. Abantu badukurikiye ikintu nabasaba ni inkunga ikomeye kuko umuziki ntago ari ikintu ukora uri ahantu wenyine ngo kibe cyakamamara, ahubwo ugikorera ahantu hihishe ukaba wacyamamaza ku bandi. Abo bantu rero ugikorera nibo batuma utera imbere. Iyo batagushyigikiye nta hantu wagera. Ikintu mba mbasaba nibemere tuzamura umuziki nyarwanda. Izo megabyte, izo views, izo zose utanga kuri internet ureba abanyamahanga, shakisha uburyo wavuga se uwareba mu Rwanda bigeze ese bigeze ku ruhe rwego. Ukareba ugateza abandi imbere, ugateza rega yijya gurisha ihera ku rugo. Bisaba ko muhera ku rugo mureba mutanga izo subscribe, izo megabyte zose nizipfa ubusa zijya hanze kuruta mu gihugu cyane. Harmonize ndagushimiye cyane ngira ngo twasoreza hano ikiganiro cyacu dushimira abantu badukurikira kuri FIRSTBORN TV Show ndetse twizera yuko ubutaha nitwongera kugukenera tuzakubona twagirana ikiganiro ukatubwira ndetse ukadusangiza amakuru y'aho urugendo rw'umuziki rugeze naho uzaba ugeze icyo gihe. Tusaba Imana ngo izabigufashemo. Murakoze cyane. Murakoze cyane.